nakerewe none rwose ngubu koko uyu murwayi ndamusura ryari naba ngeze aho njya ngasanga kwa muganga batakiriye arenda kumbwira iki koko reka mwitaba. Halo Sheri, Sheri nari mukumbuye cyane. Reka mpagarare nanakwitabe neza rwose. Umeze bite se? Nubwo nari ngiye ahantu ariko reka nkwitabe neza nta kibazo. Umeze neza? Wari umaze iminsi utampamagara nkumva rwose ibintu birankomeranye. Nari narayobewe ikibazo wagize. Wari unkumbuye nawe. Nanjye nuko rwose ndakumburira akantu ko kurya. Ese ko nari ngiye kugemurira umurwayi wari uri kwa muganga kuri bya bitaro duturanye, umudamu wabyaye kandi ko yarankeneye ko nta wundi muntu uriyo, biragenda gute? Urabizi rwose sinagusuzugura ariko rwose ihangane reka tuzahure ejo. Nari ndi mu nzira ndimo kugenda, nari ngeze hahandi kuri ya mayira abiri kuri cya cyapa duturanye. Ese wowe urumva rwose ihangane pe, ihangane nihanganire. Ejo nawe ufite indi gahunda? Wakwihanganye koko ko bitanyoroheye. Ihangane rwose ntabwo binyoroheye pe. Ese koko waretse tukabikora ejo akaba ari gukangurira n'ubundi ko ahantu umuntu arira ko bitahasira rwose rero wakwihanganye kuko ko ntagusuzugura, wakwihanganye rwose ibintu tukazabikoresha. Yego ndagukumbuye ariko n'uwo mudamu rwose arankeneye pe. Ntacyo reka nihangane ariko ni ukutagusuzugura, ariko gerageza ubwo ntacyo ugerageza insanganga ariko wenda twanarebana vuba ubundi nkakomeza nkagenda nkajya aho nari ngiye sinishe gahunda. Sibyo byaba byiza? Ese koko mana ndajya kwemera nkumva biranze, nkumva mbuze uko nemera nkabura uko mpakana nyine kubera yuko umbwira ko nkumbuye kandi kumbwira ko nawe ufite gahunda. Ese koko reka ntacyo mana yanjye. Ese koko ibi biryo ndabisubizayo nari ngiye kugemurira umuntu ndakora iki? Nakora iki rwose ibiryo ndabisubizayo ariko ni ukuri rwose hajemo amananiza pe, urananije ariko nta kundi reka nkubaye. Ariko Sheri cya gihe duherukana ahantu twasohokeye waransekeye, uzi ko ntari nzi kuzi kubyina bimeze kuriya. Narasetse numva ndishimye, nari nanagukumbuye ngaho tebuka, gusa tebuka ntunyerereze umbabarire, gerageze ndebe yuko iyo mirimo yose nayikora uko ari ibintu sawa. Bayi tebuka. Sheri wanjye agiye kungurira inkoko ndayirya umva nayiherukaga kera cyane. Iyo byo kugemurira uyu muntu ndabiretse ndaba njyewe mvuye kwirira inkoko cyangwa wenda nzajyayo neza nubwo nari natetse aka gatoki karyoshye. Umva reka n'iyi baga ntitereke hasi mbanze mbe nsere buri gihe mutegereje. Sheri wanjye rwose arankunda yanzirikanye, ahubwo reka mpamagare Ivete mubwire iyi nkuru nziza. Nimero ya Ivete irihera ndayibonye. Nari mukumbuye cyane. Wese ubu ntiwari unkumbuye? Wavuye mu mujyi se ejo? Nanjye nari ngiye kugemurira wa mubyeyi Kararisa ariko mva Sheri arampamagaye ambwiye ko agiye kungurira inkoko ariko mva nahiye nashyushye natogose sinjye uri burota ngeraho ngo nyirye. Inkoko irabiryoshye ubu niko ndimo kwiyumvisha none mva mbese ibintu birakomeye.
umva ihangane nyine ba wiryamiye ngiye giye kwisereburira inkoko nta kundi gusa nagira ngo mbikubwire nka mushuti wanjye mva nashyushye nahiye mva singira uburote mbese ibintu bikomeye habaye ndakubwira uko biriwe bimeze reka mutegereza mbwiye yuko ari mu nzira arimo kuza nubwo nari ngemuriye mushuti wanjye rebe kuntu nategereza kiri reka iki gitoki ndakigemura nimugoroba mvuyeyo nimvayo nibwo niba ushaka bube bwije ndanyarukirayo ariko ndumva ntakwihangana ngo ndeke kurya inkoko kanyigeze mu rugo na baga reka mbe nirebera video igihe ntegereje sheri ibintu biraba ari sawa kabisa mbe niyumvira ko nakaririmbo ariko abasitari bo muri iki gihe rwose bagezweho ndabona muhaze reka mbe nirebera Bruce Melody mbonye ikunda kubi Bruce Melody ajya dukorera umunsi niyo wari ubabaye urishima pe ko byananakuze koceri wanjye atinze reka mutegerezeho gatoya ndebe wagira Bruce Melody yarazi yuko amasaha nkuranye ntegereje aba we reka nibyinira nta kundi umwanya wose ushize reka muhamagare ndebe rwose ko hano yanjye si uko atongeye no kumpamagara koko ko amaze umwanya munini kamuhamagare turebe ndebe ikintu cyamukerereje atinze kwifata bigenze bite atayifata cyangwa hari ibindi yarari se yarari muri dushera umugendekeye bite tebera nk'ubu yikuye reka nongere nyihamagara ntegereze kubaye kompoze bigenze bite kubera amarezo se urabona n'ikirere rega cyabaye kibi reka mbe ndetse nanone mutegerezeho gatoya nanone ndebe kanongere muhamagare hari igihe byaterwaga n'ikirere kibi umukobwa nkabona nciyemo ko arimo aratinda kwifata we kuko nyine ari umwana mwiza ari undi muntu nakeka ko yambeshye kuko maze umwanya munini mpagaze aha ngaha
sheri nari nakubuze pe ko yari igiye kwikuraho bwa mbere yikuyeho bwa kabiri yanga gucamo ubwa gatatu n'ubu yari igiye kwikuraho yakugendekeye bite ko wambeshye ntabwo utegereza amaso yaheze mu kirere urambeshya ariko ubu nta nubwo ubona ko mukumbuye wakora nyibazo urambwira ngo uri imbere yanjye urambeshya ko ndimo urambeshya rwose rega ndimo ndareba imbere nkareba inyuma sinkubone ntareba hirya reka ndareba hino urambeshya pe waretse kumbeshya ukareka kunjijisha ko niwumva ko wambeshyaga iminota 10 si uko ko ndayitegereza ngo wagira ngo basi narambirwa nubwo nyine urampoze uba nuza ndaguca amande uraho ubizi amande yo kumbeshya urayongera urampobera umwanya munini uraho ubizi kabisa sawa reka nkutegereze posteri ziragwira hano nasaga neza Yesu Clarisse aracyabaho mwana yanjye ko nta muherukaga uko gusa neza mbonye post ze ndamwibuka pe Yesu reba na Ange hano wene abakobwa basa neza abakobwa bagiye kaminuza barakapa arampamagaye kamwitaba wabona aje sheri ni ukuri kw'Imana nari nagutegereje pe tebuka dore bumaze no kwira bumaze kuba nimugoroba cyane tebuka pe niba ndi buguhobere gute ambwiye ngo ntabwo ukisha ntabwo wabikora sheri ntabwo wabikora ibi bintu nkoze ni oya reka nizere ko mbeshya oya sheri urambeshya uri seriye sheri rwose reka kumbeshya ibi bintu nkoze ni ibitugu reba nk'ubu watumye najya kugemurira undi mwana kuko sheri umva njye rwose ndakwanze turashwanye pe ndakwanze rwose ibintu nkoreye sheri oya rwose ibi bintu ntiwabinkora pe ntabwo ibi bintu wabinkora kose ku munsi wo kubeshya ngo ni umunsi wo kubeshya babarira wimbwira ibyo bintu nubwo wabeshya abandi ariko njye ntabwo wambeshya gusa nzi ko umbeshya nyine ni umunsi wo kubeshya se urumva njye ko ntabyo umva njye rwose nta n'ikintu ufite cyo kumbwira cyangwa rekana nagukurekana